ndetse n'ejo bundi igitaramo cyabereye muri Arena ubu ngubu isigaye yitwa BK Arena yari ahari. Igitaramo cya Cogamu cyari kirimo abahanzi bo muri Nigeria, Nasty C, DJ Neptune ndetse na Tekno. Uyu musore yari ahari kuko baramugaragaje kuri big screen ndetse abanyarwanda baranamwishimira cyane. Dukomeje rero kuri uyu musore bivugwa ko ashobora kuba yarahawe amasaha 28 yo kuba avuye muri kino gihugu cy'Ubwongereza bitewe n'amakosa yakoze. Uyu musore bivugwa ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 yafashe umwana ku ngufu muri club yakoreragamo imwe yo muri uyu mujyi wa mu Bwongereza, ndetse akaza no guhamwa n'icyaha n'inkiko zahariya mu Bwongereza. Hashize iminsi mike nanone arongera afata undi mwana ku ngufu mu mwaka w'ibihumbi 2017, ndetse uyu musore bitewe n'uburwayi yari afite bwa kanseri baza kumufunga, ariko umuganga aza kumusabira ko yarekurwa bitewe n'uburwayi afite. Uyu musore akimara kurekurwa, abantu yafashe ku ngufu batangiye kujya bakureminga kuri leta, kugeza aho Ubwongereza bwafashe umwanzuro wo kubwira uyu musore uzwi nka DJ Dizzo yuko ahawe amasaha 28 yo kuba avuye muri kino gihugu cy'Ubwongereza. Ubu rero uyu musore aherereye hano mu Rwanda. Ese ibi bintu nibyo? Abanyarwanda benshi bamugiriye impuhwe, ndetse yakoze live menshi, yakoze ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri The New Times, yakoze ikiganiro kuri Cheetah Magic ari gusaba ubufasha ndetse n'amafaranga yo kugira ngo abone itike imuzana no mu Rwanda kugira ngo ahamare icyo gihe cyose. Abaganga bamubwiye ko azaba yitabye Imana igihe kingana n'amezi 9, ariko abaganga ndetse n'abantu bamenyereye ibintu by'indwara nka kanseri bavuga ko nta muganga wabwira umuntu yuko asigaje igihe kingana runaka, ko asigaje nk'amezi 9 ngo yitabe Imana. Uyu musore rero bivuga ko ashobora kuba yarabikoresheje nk'iturufu kugira ngo abone uburyo yigarukira mu Rwanda ndetse anahabe, kuko abenshi bari kuvuga ko ayo mezi 9 bitaba yuko umuganga yakubwira ko usigaje amezi 9 ukaba urapfuye, kuko nawe ntabwo aba abizi neza. Abanyarwanda benshi bamuhaye amafaranga kuko yarabisabaga yuko akeneye kuza kumara iminsi ya nyuma mu Rwanda, dore yuko ari n'umu DJ, akaba yajya mu bitaramo agasohoka, ndetse akaba yanajya no ku DJ ahantu henshi hagiye hatandukanye kugira ngo iminsi ya nyuma ayimarire mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi rero ni Iwacu Heza TV, inkuru nyinshi nziza cyane kandi ziri update umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku isaha tuzajya tuzibagezaho. Buri kantu kose gafite aho gahuriye n'imyidagaduro, politiki, siporo, tuzajya tukabagezaho ku gihe kandi gacukumbuye neza cyane. Nimba rero utarakanda subscribe, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi, na commenting ndetse na kandi like, kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Kandi nawe nimba ufite inshuti itazi aya makuru, wabasha kumusharinga iyi nkuru kugira ngo nawe